yego. Ni indirimbo wise nturi wenyine, ni indirimbo iri kuri alubumu yawe ya gatatu uri gutegura, igomba gusohoka mu gihe uri buze kutubwira. Iza ikurikiye indirimbo herukaga gusohora, ariko noneho amashusho y'iyakora wari wayakoze live muri kuramya muhimbaza. Ni ikintu wagiye unagarukaho cyane, tugewe banifuza gukora amashusho turi mu mwuka wo kuramya, kuko indirimbo zawe za mbere zose ukuyemo izi ndirimbo ebyiri Karame ndetse n'iyi ngiyi nta mashusho, ni audio washyiraga hariya zikagenda zigakundwa, ariko nta mashusho. Impamvu ntakora amashusho nuko mba ngira ngo nzabona igihe cyiza cyo gukora amashusho, cyane cyane ari mu buryo bwa live, mu buryo bwo kuramya, kugira ngo bafate uwo mwanya. Ndibuka tunagana uti nta muntu ugiye kura ngo yari yambaye ate, ngo umukobwa yakoresheje byagenze gutya. Ariko uyu munsi kuri inshuro ugiye gusohora nturi wenyine, ryahame wari warihaye urirengaho kubera iki? Urakoze cyane, icyo kibazo naje hano mbizi kuri ukimbaze. Ni byiza ko igisubizo wagiteguye. Ariko mu by'ukuri ni umugisha kuba naragize n'ayo mahirwe yo kuyikora. Iyi ndirimbo ni indirimbo nabaye inspire bitewe na Karame, niyo tangiriye kugira ngo nkore video. Nabaye inspire na Karame yabibanjirije. Nabonye ukuntu ubutumwa buri muri Karame bwihuse, ndatangara cyane. Ndangije ndavuga ni rero reka noneho kubera ko amashusho yihutisha ubutumwa, reka nshaka ubundi buryo nshobora gutambutsa message yanjye mu buryo bw'amashusho, kugira ngo n'indi ndirimbo ikurikira abantu bayakire vuba cyane ndetse igere kure cyane, ko abantu benshi muri iki gihe bashaka kumva ibintu bareba, nibwo akenshi usanga babikunze. Noneho rero kuba rero uko yaba yarakoze ibi byinshi, dukinamo sketch rero ngira ngo babonye ko ntanakitinzemo bya cyane, ariko twakoze aga sketch kagaragaza umwana wavuye iwabo akajya iyo ngiyo akiyandavuza akabaho nabi, none nyuma agatekereza gusubira iwabo, akagaruka se akamubabarira. Purpose intego nyamukuru nari mfite nkora ino video ni ukugira ngo ntambutse ubwo butumwa mu buryo buri pratique bugaragara n'amashusho. Wabonye ko script nagerageje gusobanura ibyo ndi kuririmba, muri make niyo mpamvu no kugira message yihute cyane, no kugira ngo yihute. Yego. Kimwe mu byo watinyagana nakivuze nyine mbere, wangaga gukora amashusho ko abantu bavuga kariya bigenje gutya, hariya bigenje gutya, ese kuki yambaye gutya, kuki atambaye gutya, uburyo abantu bagenda bakritika video yagiye hanze. Iyi ngiyi aho igiriye hanze, za kritike warazibonye? Ntazo ndabona, ariko ndaziteguye, nanayishyira hanze naniziteguye. Naravuga ko biri kose ntiyabuzabura bavuga ngo dore kandi yarabyishe. Ariko mu by'ukuri kuri njyewe naje gusanga burya na audio nakoraga haraho bitanezaga, bavuga ati ariko kuki utaduha video. So na video ninzikora nazo harabari uvuga ati ariko si ibintu nakoze n'ibiki. Ntabwo rero wafata abantu bose ngo banezeze, ahubwo ukora icyo wumva wowe gikwiye mu mutima wawe. Izo critique zo ndabizi ko zishobora kuba zihari, nazo ndumva kugeza ubu mu by'ukuri 99% abantu babikunze. So 1% cyangwa ya something percent ntazi, wenda haraho bari kubivugira, ariko buriya bizangeraho nzabimenya icyo gukosora, niyo nzabikomeza gutyo. Niba wabonye amashusho atuma ubutumwa bwihuta, urakomerezaho n'izindi zigiye gusohoka ziri kuri album ya gatatu uri gukora, zabe zifite amashusho. Yes, ndakomerezaho akoze muri ubu buryo, cyangwa uragaruka kuri cya kindi wavugaga cya mbere cyo recording live? Ndagaruka kuri cya kindi. Noneho ku ndirimbo nzajya numva mfite script n'uburyo nyitekerezamo natanga mu butumwa, niho nzajya nyigira special nyikoreye muri ubu buryo. Ariko cyane cyane nyinshi nzajya nzikora bwa buryo bwanjye bwa live recording. Iyi ngiyi ni ukubera ko numva ko ari message twakina igashobora kumvikana. Urebye uburyo yakiriwe ndetse na Karame yakiriwe, kuko uburyo zifite amashusho, ugasubiza inyuma ku ndirimbo wagiye ukora abakora album yawe ya mbere n'iya kabiri, nihe ndirimbo uvuga uti kuki ntayikoreye amashusho ngo ubutumwa bwayo bwihute koko binyuze mu buryo bw'amashusho, cyangwa se mbe narayikinnyemo bitewe na message yari irimo, nkuko muri wenda bigenje ku migezi y'Ababurande. Ndakira ku migezi, nzibyo nibwira kubagirira. Izo ndirimbo zombi nagombaga gusa nyine icyo gihe nazikoze ndi mu Buhinde, nta n'uburyo nari mfite nkora amashusho. So mu by'ukuri ntabwo ndegreta, ariko nzagenda mbikora gahoro gahoro
nanazisubiramo uko umutima uzagenda uko Uwiteka azagenda ashoboza, ariko cyane cyane ndimo ndafokasinga kuri izi nshyashya kuko arizo ndi guhimba none nanatekereza n'ibijyanye na video, ariko nkuko nakubwiye nzajya nkora video zimeze gutya kuri special occasion y'indirimbo runaka, noneho izindi zo nzakomeza muri wa mwuka wa live recording. turi kuvuga kuri album yawe ya gatatu, iyi ndirimbo iriho, Karame iriho, iyi album ya gatatu yawe uri gukora igeze he mu by'ukuri, izasohoka ryari? Album yanjye ya gatatu rero ni nkaho yarangiye, ni nkaho yasojwe, kuyisohora n'uyu mwaka utaha wa 2020, ariko intego yanjye ntabwo nzatangira nshinga, ahubwo uyu mwaka nshobora kuzakora launch ya live DVD cyangwa ya DVD yanjye ya mbere kuva natangira kuririmba, mbese y'amashusho yanjye ya mbere. noneho rero album ya gatatu nzayilauncinga iyindi concert izakurikira ngiye gukora. So mu by'ukuri ni album nakozeho igihe kinini, nayitangiye uyu mwaka utangira mu kwezi kwa mbere, ubu nkaba narasoje recordinga mu mezi ashize nko mu kwa gatanu, nzagenda nsohora imwe kuzageza zose zirangiza biri indirimbo 10, niyo gahunda. Izaba yitwa gute? Izaba yitwa Mbwira. Yego. Ubutumwa bwihariye buri kuri Mbwira witandukanya n'ebyiri za mbere n'ubuhe? Mbwira iravuga ngo mbwira ngo mbega uzajya wibuka ngo ko ineza y'Imana ari gutunze, ngo isarura niri kunyura uzajya wibuka ko Uwiteka ari ukurinda mu matage no mu mahina, uzajya wibuka ko Uwiteka ari we ubana nawe. Donc ni indirimbo y'ikanguro yo kubwira abantu ngo mbwira uzajya wibuka ko ineza y'Imana ariyo ibana nawe muri byose, mu bukire, mu bukene, mu bibazo, mu byishimo, uzajya uhora wibuka ko Imana ariyo ibana nawe muri ibyo byose. Nubwo butumwa buri muri Mbwira. Sinzi n'indirimbo zanyu mwarazumvishe cyane, it's a storytelling, no kubwira abantu amakuru, noneho nkafata ubuzima bw'Imana nkabuvanga n'ubuzima busanzwe tubamo, noneho ngatanga message, kuko twahamagara mu buryo butandukanye. Hari abahamagariwe kubwiriza, njye nkaho njya mbona ari nkaho Imana yamamagaye kambwira taho kugira ngo ufate mikoro uvuge, ufata mikoro uririmbe nk'ibyo wakavuze bicire mu ndirimbo ubwira abantu bumve. So bitandukanye wenda n'abandi bahamagara kuba muri worship team, guhimbaza Imana, kuramya Imana mu buryo buri direct muri church. Ngewe rero ni nko kuvuga ni evangelism, ni ivugabutumwa mu ndirimbo. So ivugabutumwa ni nko gusobanurira abantu icyanditswe ukababwiza mukizwe, ariko nongeye nkabishyira mu ndirimbo. So that's niko indirimbo za nyinshi zimeze. Ese ubundi wari wahagarara nk'imbere y'abantu ugasoma icyanditswe ukababwiriza utakoresheje uburyo busanzwe tukumenyeraho bwo kuririmba? Cyane rwose. Ubu itandukaniro riri hehe? Itandukaniro ni uko nyine ubuvuga kandi uba ni ukuvuga nyine ubuganira n'abantu. So kuririmbaho ni muri melody, nawe uba winjoyinga ibintu uri kuvuga, wumva ibintu uri kuririmba, wumva harimo music, ariko itandukana nuko bimwe biri muri melody ibindi bikaba ari amagambo. Ikikorohera ni iki? Kose no kuririmba. No kuririmba. Uheruka kubwiriza ryari? Mero kubwiriza actually last Friday. Ko yatanushize? Yego. Ejo hashize. Wabanje. So koga narindi muri ve ahantu twataramye n'abagenzi banjye, twari nk'abantu 10 turasangira ijambo ry'Imana ndababwiriza. Icyo gihe wababwirije icyigisho gifitiye uhe mutwe? Nababwirije icyigisho kiri mu bami kivuga ngo nuko nawe n'abasore nabo b'abanyempano bababwira ngo nuko nawe nitoza kugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yajyaga bigenza, ngo nanjye nzakomeza izina ryawe mu Isirayeli iteka ryose. Niyo mbigisha hejuru yo kugendera imbere y'Imana. Ushaka ko talent yawe iramba itinda no kugendana n'Imana cyane, niko Imana yabwiye Salomo yarasenze, Imana iramubwira ngo niwitoza, yasabirwa Imana ngo imukomereze ubwami, iramubwira ngo niwitoza kuzajya ugenda nk'uko so wawe papa wajyaga bigenza Dawidi, nanjye nzakomeza izina ryawe. So narimo mbabwira ko kugira ngo ibintu dukora bikomeye birambe bitinde nuko tugendana n'Imana. Yego. Bivuze ko wababwiraga nawe wibwira cyane cyane ku mpano yawe yo kuririmba. Ubu nayo iryo banga ryonyine ryo kugira ngo iyi mpano ibukora ku kuririmba bizarambe? Yego. Hari ibintu bitatu ngewe ntekereza. Icya mbere, impano ni kimwe. Icya kabiri, hari impano, hari gukora, hari umurimo muri ya mpano, travail, hakaba no kwitwara neza. So mu myitwarire myiza rero harimo kuba deep mu byo ukora, gusenga, gusoma ijambo, kugendana n'Imana. Muri iyo myitwarire myiza no kwera imbuto. Urabona muri iki gihe cy'Abanyarwanda twese ukuntu duteye, impano ntihagije.
hari ukuntu abantu bareba karagita y'umuntu bakavuga ariko uriya muntu ibintu akora ushobora kumara umwaka umwe imyaka ibiri ariko umwaka wa gatatu wa kane batangira kurata ariko uyu muntu ibintu avuga nibyo abamo nibyo agendamo. So that's the thing. Aho rero niho impano itindira. Imyitwarire yawe niyo igufasha kugendera mu mpano igihe kirekire. Ariko imyitwarire ibaye mibi abantu basigaye babona impano gusa ariko ntibinjoyinge kuko ntabwo wadelivaringa ibitari muri wowe, ntabwo watanga ibintu udatunze muri wowe. So imyitwarire niyo idufasha gutinda mu murimo. Imyitwarire iyo bigeze aha ngaha ku bakirisitu noneho biba ikindi ho bitandukanye n'uririmba wa muziki wundi. Ahangaha mu by'ukuri uko kugerageza icyo kintu cy'imyitwarire hari aho bituma mbonye utari we wa fake ukagerageza kugira ngo uko abantu bakubona hanze kuko ari byo bizatuma hari uko bagufata mu bitaramo byawe, bigatuma hari ubundi ugerageza kwitwara ariko wumva muri we takaba ariko witwara iyo udakora iki kintu uyu munsi. Ibyo bintu biba ahantu hose, mu by'ukuri biba ahantu hose, nta nubwo ari no muri mu kuririmba gusa, ahantu hose no mu kazi ukora ahantu hose niko bimera. Gute ati urambaza gute urabona yabwiye abantu ngo nimugera hano mugasanga batarya inyama ntimukaziye kugira ngo mutabacumuza. Mu by'ukuri si ukubera ko mwebwe muzanze ariko ntimukarye za nyama kugira ngo abantu nibabona muzigiye batavuga ati aba bantu bigenze bite ni gute bari inyama, kuko bumvaga ati ari ikizira none wowe urabiriye ntabwo uri babwiriza ubutumwa ngo bumve. So bivuze gute, hari igihe ubona ikintu uracyemerera rwose nta cyaha kirimo si bibi ariko ukabona nugikora hari umuntu runaka bibucumuza ugahitamo kukihorera. So no mu myitwarire yacu rero nk'abakozi b'Imana hari igihe ndaguha nk'urugero, ushobora kuba wicanye n'abantu muri kuganira mu bwa story zisanzwe z'abasore ugahitamo guceceka kandi atari uko udashaka gutera story udashaka kuganira ari ukavuga reka nceceke hatagira ibintu mvuga by'amafuti hakagira uvuga ati nose nureba yavuga biriya nose ura nawe yavuga tujye nawe tuyicaye twitere story z'abakobwa ugahita uvuga ati ntabwo ndi bujye muri kiriya kiganiro kandi uri umusore uko biri kose ugomba kuvuga iyo ngingo, si n'icyaha kubivuga, ntabwo ari icyaha rwose, ni bijya kuba ugatinya kuvuga ku ngingo nk'izo ngizo. Yego ariko ntabwo ari kubitinya komutera. Aha n'igihe muba muri kumwe n'abantu mwiganira ibintu byose muvuga bisanzwe b'inshuti, nkanjye nk'urugero nka murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye abo tubana ntabwo bamfata nka Israel Mbonyi umuririmbyi, ni Mbonyi cyangwa mu rugo tubana, dushobora gutera story tugaseka, dushobora kuvuga ibintu byose nta kibazo. Ariko ibazo nk'umuntu akumva uririmba rimwe na rimwe n'igihe abatekereza turiya muntu hari holi akumva mbese uri umuntu w'Imana uri aho ngaho kandi uri umuntu usanzwe nawe ukora uracumura nk'abandi bose. So none nubiprovinga ko ari byo n'aya message urawiyishe, bikaba ngombwa rero ko rimwe na rimwe ubara ibintu uvuze uvuga uti ibi navuze nibyo ibi ntabwo byo reka nceceke kugira ngo ubutumwa utanga utaza gutuma utagira ibyo ugomba kugira. Hari umwe mu bahanzi bigeze kumbwira n'umusore ambwira uburyo adashobora kujya gusangira n'umukobwa n'agacyaya ahantu, ati nibambona barahita bavuga ati urumva batangire bamujaginge bajye kandi uko biri kose nk'umusore nawe ni umuntu nawe ibyo bintu byo bikubaho numvaze gutyo ariko reka nibyo ibintu yakubwiye afite rezo 100%. Ati gute wowe uri umusore mugenzi wanjye umbonye nicaye n'umuntu ntacyo byaba bitwaye wakumva ko tuganira n'ubuzima busanzwe, none ufata wa wundi utarambona none the first impression ambonye nicaye n'umuntu hari umukobwa yavuga se niba atari wenda atari fiancé wanjye cyangwa atari madame ubwo ashobora ari umuntu usanzwe nta kibazo ashobora kubifata neza, ariko rundi ushobora kwibaza ese buriya ari mu biki. Ariko niba ku bwanjye njyewe reka nivugire nka Israel, niba muri ahantu hasanzwe hari abantu bose mwicaye muganira numva nta kibi kirimo
kereka mugiye kwishahisha ubwo nawe muba mubizi ko muri mu mafuti ariko niba muri ahantu hasanzwe basangirira n'abandi bose numva ntacyo bitwaye. ejo bundi washyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga zawe uhagaze muri Kigali arena uri kwiragurika murabitekerezaho iki? kimwe mu bintu mbere bavuga ati ninde muhanzi w'umunyarwanda uzayizuza ukabona abantu ku mbuga nkoranyambaga ati Mbonyi, abandi bati aba n'aba niho ushaka gukorera igitaramo cyawe? Yego, niho turabyifuza. Mu by'ukuri ntabwo tuzi niba bizakunda ariko turi kubisengera, turabyifuza. Tuzanatangira process yo kureba niba byakunda kubera ko niba barayubatse bayubakiye twese abanyarwanda bayubatse kugira ngo tuyikoreshe, tuzareba ikizashoboka niba twemerera nta kibazo kuko kandi Kigali yaratunaniye, abantu baraza bagaragara bamwe bakagenda wenda bitotoma, ahandi hari igihe haba kure, ahandi ugasanga wenda ni hanze imvura ishobora kugwa. Kuba rero baratwubakiye iriya numva ari umugisha, tuzayiprofita tuyikoreshe niba bayitwemereye. Tuzatangira inzira zo kwishakisha Imana idushoboza tuzayikoramo, ariko ntabwo mbizi ntabwo mbikonfirme ngo nzayikoreramo, ni icyifuzo. Mu bitekerezo narivuze byagiye bitangwa bavuga abantu bashobora kuyuzuza nyine izina ryawe nawe ryagarukagamo, icyo cyatumye dutekereza ko nawe ushobora kuyikoreramo. Oya, njyewe buri gihe bagitangira no kuyubaka nanjye ariyo mpaca naherewe nkavuga ahantu ntabwo ahantu Imana izadufashe hazabemo igitaramo cya gusa navugaga. Rero wasanga wenda ari twebwe tukikoze bwa mbere, ariko umugisha urimo ni uko tuha abakuba n'abanyarwanda bampaye amahirwe yo kuvuga ngo nahuzuza, ni byiza. Ni ukuvuga bafite icyo cyizere kandi nabo barankunze ku buryo bazaza tukahuzuza. So bivuze ngo rero nagerageza. Wagerageza ashobora kutuzura ariko nibura hakageramo hafi kuzura. Yego. Uherutse n'undi mu Bwongereza wari waragiye muri tour, nibwo bwa mbere tukwakiriye kuva wavayo. Twayagenze ite? Twagenze neza cyane, twagenze neza, nabaye surprised kabisa. Abantu bahayiye vraiment buri gihe barantungura iyo ngiye hanze, usanga indirimbo yawe bayizi guhera kuri ya indi watangiriyeho ya mbere kugeza kwiherutse. Nagiye mperuka gukora Karame. Yego. Ariko barayiririmbye navuye kuri stage umva ntanayiteguye kuko numvaga batarayimenya, ariko nabo kuri stage uko bari bati Karame nkavuga murayizi ati cyane bakayiririmba, twaririmye na keyboard gusa. Amazing concert nahereye Manchester. Tuva Manchester twagiye dukora amavi atandukanye mu cities atandukanye, turangije dusoreza London. Manchester yari amazing, amatiketi yose yarashize ntaranajya no kuri sale. London naho byari byiza cyane, vraiment nagize ibihe byiza bidasanzwe, kiragiye nakigire mu mugisha. Ujya ugira amahirwe yo gukora ibitaramo byinshi hanze. Uyu muziki ukora kuramya no guhimbaza Imana, ukora kubera ko ukunda kuririmba, ukora kubera ko icyo ukuramo, ukora kubera icyo ukuramo, ndavuga bijyanye n'amafaranga. Muri ibyo bibiri ni iki mu by'ukuri guha imbaraga zo gukomeza gukora umuziki? Ibyo byose biza ari auxiliaire, biza ari ibintu bishamikiyeho, ariko ntabwo ari yo main purpose. Kuko ntangira kuririmba ntabwo ari cyo kintu cya drivingaga. Natangiye ntanazi niko habamo n'amafaranga no muri ibyo bintu, nabikoraga numva ari ibintu byo kuririmba. Icyambere kiza imbere ibindi ni uguspreading a message, no gutanga ubutumwa, no kubwiriza abantu mukizwe mwihane turi kujya mu ijuru, mumenye Imana, muhumure, hari humure, kukomura abantu ibikomere, kuganira n'imitima y'abantu kugira ngo bakire mu mitima. Icyakabiri hakaza kubikunda, nkunda iyo music, nkunda kuririmba. Ikindi cya gatatu hakaza no kuba gusa ndi umugenzi gusa, ndimo ndagira ngo contributing muri iyi si ngira icyo nkora mu buzima bw'abantu. Nindangiza nitambukira nunagenda uzavuga ati yigeze kuba umuntu runaka yigeze gukora ibintu bimeze bitya, sibyo? Donc kugira umumaro mu buzima bw'abantu. Niba umuntu ashobora kukubwira nigeze guhamya, niba umuntu ashobora kuvuga ati nari ngiye kwiyahura ariko you saved my life, indirimbo yawe atabaye ubuzima bwanjye, uno umurimo ukomeye, sibyo? Ni ingororano, ni umurimo ukomeye cyane umuntu aba yarakoze mu buzima bw'umuntu, Imana yakoresha umuntu. Ku bijyanye n'ikivamo, iyo ugize umugisha hagira ikivamo, ariko niyo kitavamo ndakubwiza ukuri ko nari gukomeza nkaririmba, ntabwo byari gutuma ntaririmbira Imana kuko nanabitangira sinari ko hari n'ikintu kizavamo, numvaga ari ugutanga message gusa. So ku bwanjye icyajemo ni umugisha Imana yazanye, ariko twamaze gukora ibyo yaduhamagariye gukora. Kandi umugisha urahari cyane, urahari pe.
urahari reka nkukubwire turi bazima turahumeka turarinzwe tugenda tubona imana idukuza tugenda tubona abantu ibyo byose nakubwira wabwiwe. reka tujye muri tiktok hanyuma tuzahita twakira n'ibibazo by'abantu dusoza. aha ni ibibazo bito ku bijyanye n'ubuzima bwe kugira ngo abantu barusheho kukumenya neza cyane nk'umuririmbyi basanzwe bakunda. deni twagiye ubwo mbere yuko nawe nabyinjiramo nibutsa abantu ko ushobora kujya kuri page yacu ya Facebook ya Radio Rwanda ndetse n'iya Magic FM, ushobora kujya no kuri Instagram ndetse no kuri WhatsApp yacu ukagira ibibazo umwibariza cyangwa se n'igitekerezo watanga kuri Samedi Detente muri rusange. Israel Mbonyi, tugiye muri TikTok wagendeye ku cyitamo imyenda wambaye ubu ngubu nta na kimwe byabonye hafi n'ibyo wafashe nta byari hafi nahise nkambara. uri ingaragu? Yego. Ufite umukunzi? Not yet. Warakunda umuntu ugatinya kubimubwira? Yo cyane. Wagendera kuki uhitamo uwo mukundana? Umukristo ukunda Imana, imico myiza kandi mwiza. Yes. ubwo bihita bijyana n'iki gikurikiyeho ngo iyo ureba ubwiza bw'umukobwa niho ureba bwa mbere. Simbizi mu maso. byari byakubaho kuvuga ngo iyo nza kuba ntari icyamamare, byakubaho ko uvuga uti gute urugero? Hari igihe numva mbaye disturbed, hari igihe numva mbaye gene no kudakora ibintu bimwe na bimwe kubera ko gusa ndi wenda kubera sitati runaka kavuga ariko iyo nza kuba ntari uyu nguyu nari kuba nikorera ibi ngibi nk'ibiki by'ubuzima busanzwe byo kuba free, kwa kundi umuntu ushaka kugenda kuba free nta kintu wikanga mu nzira ibyo. indirimbo ivuga ku buzima bwawe yaba yitwa ngo iki? yaririmbwa nande? indirimbo ivuga ku buzima bwanjye ntabwo nubishe neza ikibazo. indirimbo haramutse habayeho indirimbo ivuga ku buzima bwa Israel Mbonyi yaba yitwa gute? wanse nkagisubiza nyuma. maze wakwifuza ko yaririmbwa nande? simbizi. iki kibazo kirakomeye pe. niriye kosa haniwe cyane ubwo wari ukiri muto? kosa naniwe cyane kugenda ntasabye uruhushya. wifuzaga kuzaba iki? umuririmbyi definitely. mu bitaramo byose wakoze niyo stage yakuryoheye? stage yanjyoheye ni muri Canada muri Ottawa. niyo ndirimbo ikuryohera kwiririmbira imbere y'abantu? birasimburana bitewe n'ibihe, ariko cyane cyane indirimbo iryohera yitwa Intashyo. mu muziki wawe niho ufite intege nke uvuga uti ubwo ndi umunyamuziki ariko ahantu mfite intege nke ni henshi. ni henshi ariko hamwe muri ho nuko nkora practice nkeya. noneho rero nihe ufite imbaraga uvuga atangaho rwose niho hanjye? guhimba kwandika. Yego. ni iki kintu kidasanzwe cyakubayeho nk'umuririmbyi? ikintu kidasanzwe cyambayeho nuko nize farumasi ariko sindayikoresha, mba numva ari ibintu bitangaje. biratangaje. nurajya muri farumasi uteganya kuzabikora? I hope, ndabitekereza rimwe nkanabitangira nkongera nkabireka gutyo. ubireka kubera umuziki? Yego, hari igihe biba byinshi bya muzika nkahita mburira muri ibyo. bivuze ko ibingibi uzabikora nka carrière, uzabikora nk'umwuga uzagutunga ibintu bya farumasi ukaba wanabyihorera nubwo wabyize? ntabwo cyane ari nk'umwuga, ni umurimo w'Imana ariko nawe urimo umugisha, so bivuze ko ntacyo utwaye, ariko na farumasi nayo ndayitekerezaho kandi nzayijyamo. ni iki kintu kidasanzwe umufana yagukoreye cyangwa se umuntu ukunda umuziki wawe nyine yagukoreye? ntabwo nakivuga. kivuge ntumuvuge ariko ukivuge. ntabwo nakivuga. vuga iki cyungirije bazi, vuga icya kabiri. iki cyungirije ni support. hari abantu bagiye oya ntabwo nshaka ibintu bya rusange. umufana niba munavuze umufana umwe uvuga uti byaraje yagira gutya urugero. ibyo nibuka rero biri strange. sinabaje kubivuga. nzashaka uburyo mbivugamo bundi nabitekerejeho.
Okay, uramutse ugize ikibazo yahita ibaha ikiganiro cyose. Okay, uramutse ugize ikibazo gikomeye n'indi muntu wakwitabaza bwa mbere, Papa, niyo ndirimbo idashobora kubura kuri playlist yawe muri iyi minsi? muri iyi minsi ni Karame. Niyo ndirimbo yawe y'ibihe byose, nubwo yaba atari wowe wayiririmbye kuko ukavuga uti indirimbo iyo nyumvise kuri njye ni iy'ibihe byose? Oh my god, hari indirimbo ya Casting Crown yitwa ngo Nobody. Iyo ndirimbo kabisa ni ibihe byose. Nuhe muhanzi wakwishimira gutaramana nawe? Umuhanzi nakwishimira gutaramana nawe yitwa Travis Green, umunyamerika. Ni uherutse kugura? Isaha. Ni ikihe kintu gihenze utunze? Oya, ntabwo ndi buvuge, ariko kirahari. Kirahari uko byagenda kose? Yego. Nubwo yaba ari make ariko nyine kiba gihenze kurusha ibindi. Ni cya kintu nyine umuntu uvuga uti ntabwo nakivuga. Nsanze ubabaye nakora iki ngo umubabaro wawe ushire? Wansetsa, nkunda guseka cyane. Iyo ushonje uba umeze ute? Nonje mba naniwe mu maso. Ubwo niba cya kibazo cyacu utari bugisubize, iki ndirimbo yavuga ku buzima bwawe yaba yitwa gute? Ndaribuze izina. Uraribuze? Basi umuhanzi we wamutubwiye. Umuhanzi wayiririmba? Umuhanzi nkunda. Ninde? Nka Benjamin Dube, nka Travis Green, ariko ntabwo gusa yaba ndirimba kuko ntabwo yaba aririmba ubuzima bwanjye. Okay. Bon, tugiye gusoza TikTok nk'uko abantu babizi, nyine tuyisoza na challenge. Kiba ari ikizamini cyo rwose warurutse ibibazo byinshi, undi niwe muntu wa mbere utarutse ibibazo byinshi muri TikTok. Cyo ntabwo wemerewe kugitaruka. Ni indirimbo y'umuhanzi, turakubwira umuhanzi, uhitemo indirimbo ye ushaka iyo ari yo yose, hanyuma uyiturire imbere. Ngiye kukorohereza nkubwira umuhanzi w'umustar ugezweho muri iyi minsi. Yego. Bruce Melody. Twagiye. Okay. No. Iyi ndirimbo iyo ari yo yose wowe hitamo mu ndirimbo zose afite. Nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza. Niyo nakoze. Ako konyine umurongo. Sogora uko kuraturirimba akantu kamwe. Nahita mpotera nta bindi nzi. Urakoze cyane Israel. Urakoze cyane. Mu bibazo byaje hano kuri page yacu ya Facebook byinshi cyane, bati turamukunda uwo musore mumumbarize ngo ateganya iki mu gufasha abahanzi bakizamuka. Ndateganya mu by'ukuri uko Imana izanshoboza gufatanya n'abandi kugira ngo twese tuzamure ubwami bw'Imana. Hanyuma ngo afite imyaka ingahe, ese indirimbo impano itari yo kuririmba yindi yifitemo ni iyihe? Imyaka ndashaje, ndimo ndageza muri hafi za 30 na hanyuma 3 n'ingahe hafi aho ngaho. Hanyuma ikindi yaravuze ni ngo indi mpano wifitemo itari yo kuririmba. Imana nifitemo yindi yewe numva kuririmba no kuganira ku ijambo ry'Imana, numva ibyo ngibyo. Abandi hari benshi basabye ko baririmbiraho kuri imwe mu ndirimbo yawe wifuza, bagiye batanga nyinshi zitandukanye, we bahitiramo iyo ushaka kubaririmbiraho. Hari iyo ufite ya mbere, hari abavuzi ya mbere, hari abavuzi intashyo, hari abagwenda be nayo hera, bavuze ku migezi kambaririmbira intashyo. Izo ni intashyo mubwira abakunzi b'umusaraba, ayo n'amakuru mubwira abakene mu mitima, igihe n'ikingo biyambura ubwirabure, mbaye imbaraga z'umunsi w'ejo. uyu nguyu ngo uteganya kurushinga ufite imyaka ingahe? Imyaka izansanga nabonye umugeni nzahita ndushinga. Ubu ntawe urabona. Amen.
ngo ngewe iyo numvise indirimbo ze mpita ntekereza igihe tuzaba tuzamuka mu bicu tugana mu ijuru, ngo Imana ikomeze imushoboze. Yitwa Giovanni Peter. Hanyuma yitwa Ganza Hirwa ati mubaze uti nawe no gushaka yabazaga bamaze kubisubiza, kuki udakora video z'indirimbo ukora? Iki yagisubije yanatangiye no kuzikora. Mumbarize ngo Eric yabaza mufite abana bangahe? Ndifuza kuzabyara abana 4 so ntabwo rero ndagira n'umwe. Ati icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Avuga ku ndirimbo yawe ati wasize ibanga, yanditse amagambo y'indirimbo yawe arayarangiza. Undi ati turagukunda cyane, ati ndamukunda, mumbarize se afite umugore cyangwa ntawe, niba ntawe arabitekerezaho iki? Byagisubije ibibazo byinshi naho byagiye bigaruka cyane rwose. Ibi ko nshaka umugore ariko nibyo nawe koko urumva ni icyifuzo kizabifuriza abantu twese baba bitwifuriza. ariko ikibazo nyine ni uko banza bazi ko umuntu yabyanze, ntabwo twabyanze, ariko ntibizatinda, ntabwo bizatinda, ntabwo bizayizamo. Hari uwa 6 uhari tunzakora ubwo, uwa 6 utarenze uhe mwaka, kuko baryo ntabwo bizageza 2030 ntabwo bizarenza aho ngaho. Mwenye wakoze kubana natwe dusoza, sinzi icyo ushobora kubwira abakunzi bawe. Ni ukuri ndabakunda pe, abantu banshyigikira, Imana ibaha umugisha. Banabasha kuva natangira sinzi ko bizi nta ndirimbo ndakora ngo mbone nyine wenda ntibari kuyumva, ntibari kuyakira. They have always been with me. Imana ibaha umugisha cyane cyane cyane. Icyo nanjye mbasezeranya, hamwe no gukunda Imana, hamwe no gukomeza gusenga, no gukomeza gukora, nanjye nzakomeza delivering ibintu bizima kandi